Hello friend, abantu mukurikirana iyi channel y'Abavandimwe TV. Iri ni itangazo rirebana n'umuntu ukurikirana iyi channel yacu. Turabakunda cyane kubw'urukundo rero tubafitiye, ndetse kubw'ibyishimo n'umuhati mugira mugomeza kutwongerera imbaraga. Niyo mpamvu tuguma turushaho kwagura ibiganiro byacu, ndetse turushaho kwagura iyi channel yacu. Rero twabazaniye ikiganiro twise nawe byakubaho kuri iyi channel. Ntuzagicikwe, buri wa gatatu saa 2 za mu gitondo, ntugacikwe. Muzatubwira nimba si uwo munsi udakwiriye, ariko ku wa gatatu saa 2 za mu gitondo tuzaba twamaze gushyiraho ikiganiro cya mbere cya nawe byakubaho. Uko muzacyumva nimwe muzatubwira umunsi gikwiriye gucaho, cyangwa se n'amasaha gikwiriye gucaho. Muzareba nimba ayo masaha adakwiriye koko. Ariko ku wa gatatu saa 2 za mu gitondo ntuzacikwe n'ikiganiro twise nawe byakubaho. Ikintu tuzaba dukeneye ni ukutugira inama. Ikintu tuzaba dukeneye ni inyunganizi yawe, kujya muri komenti ukatwunganira, ukatugira inama, ukatwungura ibitekerezo muri ubwo buryo, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp namba yacu, tuzajya tuyicishaho, ukatwoherereza voice, ukatwoherereza ubutumwa, maze tukumva comment zawe cyangwa se inama zawe, tukungura ibitekerezo uyu muntu uzaba ufite ikibazo. Muri iyi nawe byakubaho tuzajya twungura ibitekerezo cyangwa twungura inama uyu muntu wahuye n'ikibazo runaka, uzajya uba watwandikiye muri iyi gahunda. Abantu benshi bafite ibibazo, bahura n'ibibazo bitandukanye, niyo mpamvu twahisemo kujya ducishaho iki kiganiro, twungura ibitekerezo umuntu uzajya uba watwandikiye atubwira ikibazo yahuye nacyo, maze twacyumva natwe tukamwungura ibitekerezo, tukamugira inama ukuntu yakwitwara mu kibazo yahuye nacyo. Nicyo nagira ngo mbabwire, n'iryo tangazo nagira ngo mbabwire. Ku wa gatandatu hoho ibiganiro byacu bizajya bicaho byo kwiga ururimi rw'ikigande, no ku cyumweru bisanzwe. Ariko ku wa gatatu saa 2 za mu gitondo tuzacisha ikiganiro cya mbere twise nawe byakubaho. Nimwe muzahitamo isaha n'umunsi tuzajya tubicishaho, ariko twari twahisemo uwo munsi, namwe muzatubwira nimba koko ukwiriye. Nawe byakubaho ku wa gatatu ntuzacikwe, mu gitondo saa 2 ntuzacikwe.